Nyarugenge mu nkiko z'inyamirambo abaturage uzahasanga bose bazakubwira ngo hano nta butabera wabona utagize icyo utanga. Wagera mu nkiko z'ubucuruzi so dore ko baba baburanije imanza z'amafaranga asobanutse icyo bakakivuga. Burya igihembo cya mbere nkeka ko atari umushahara, igihembo cya mbere ni satisfaction, ni ukunyurwa n'uko wakoze icyo usabwa gukora. Kandi ibiganiro byanyu mujye mumenya ko tubikurikirana. Bagazabwira ngo bagezeho gahunda uko igiye kugenda mu mwanya tuza kumva ijambo nyamukuru ry'uyu munsi rinadutangiriza iki cyumweru cyari kurwanya ruswa mu nkiko ku nshuro ya 16. Hanyuma tuze kugaruka dusangira ijambo uko mwabyumvise ikiganiro n'abanyamakuru cyane cyane utuza kuyu mwanya w'abanyamakuru. Ndashimira abayobozi b'inzego zigize urunana rw'ubutabera, izindi nzego za leta n'imiryango ya societe civile dufatanya muri uru rugamba rwo kurwanya ruswa mu nkiko. Ndashimira kandi abanyamakuru bitabiriye uyu muhango wo gutangiza iki cyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko ku nshuro ya 16. Muri abafatanyabikorwa b'ingirakamaro. Ntangije ku mugaragaro icyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Murakoze cyane. Kajya umari kuri POP, kajya umari pano na SKFM mu kiganiro Frontline. Ni ikibazo kijyanye n'ingamba nk'uko babasabye ishusho y'uko bihagaze, ariko nanjye ndagaruka ku itangazo urukiko rw'ikirenga rwashyizeho ku itariki ya nyuma y'umwaka wa 2025, aho batwerekaga ishusho y'uko abantu bahagaze mu kazi, harimo n'abahagaritswe. Igihe ikibazo cyane kiragira kiti ese mu ngamba zifatwa guhana abacamanza bagaragayeho ruswa, iyo byabaye ya ruswa uwo yarenganyije musubira inyuma mukareba ngo tubagenze gute? Impamvu mbivuga kuri iriya baruwa, iriya tangazo, harimo umuntu manza wa Musanze witwa Kamanzi sinibuka irindi zina, iwe yarahagaritswe ndakeka, ariko nyuma yaho y'iminsi mike yanaje kubona abantu baza bambwira bati dore ibyo Kamanzi yakoze ku itariki 30 saa 5 z'ijoro, buri buke akavaho. Bivuze ngo ndemeza ko hari impamvu zatumye hagarikwa mu mikorere, ariko icyagaragaye n'akazi yakoze ku munsi wa nyuma we w'akazi yagakozemo amakosa. Ese iyo muhannye mujya no kurenganura abarenganiye muri ya mikorere mibi? Murakoze. Ikibazo kirebana no gusiragiza abaturage ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye tugomba guhagurukira mu rwego rw'ubucamanza, kuko nk'uko byavuzwe hari inkiko zimaze kugaragara ko ziriza abaturage ku rukiko, ndetse bagapanga n'iburanisha nabi ku buryo bapanga iziburanishwa n'iziri busubikwe. Ubwo ni ukuvuga wa muturage bahamagaje akagera saa 11 ataburanishijwe, ejo akagaruka niko yasibye umubyizi we, niko ntacyo yimariye. Icyo rero ni ikibazo gikomeye, ni n'ikibazo abacamanza bose bazi ko twagihagurukiye, kuko iyo leta y'u Rwanda ishyize umuturage ku isonga ntabwo ari ahandi uretse ubucamanza. No mu bucamanza ni uko nguko biba bimeze. Umunyarwanda umwanya we ufite agaciro gakomeye, nawe ubwe ni umunyagaciro, agomba kwitabwaho, agomba kumva, agomba guhabwa serivisi nziza. Niyo mpamvu mu ijambo ryanjye nashyize imbaraga kuri serivisi nziza. Serivisi nziza ni iki? Ushaka kuvuga ngo serivisi mbi ni ibitandukanye na biriya. Udakoze kuriya batanze serivisi. Aha rero gusiragiza umuturage ni serivisi mbi, ni ikintu twahagurukiye. Hari watanze urugero hari rw'inyamata
havuzwe inshuro zirenze ebyiri, ubwo ni ukuvuga ngo ni ahantu tugomba guhagurukira tukareba uko naho hajya ku murongo. Ni ikibazo rero abanyarwanda baba basiragizwa n'inkiko, byaba ari mu buryo bw'iburanisha ry'imanza zabo, ryaba ari igihe cy'isomerwa, kuko nubwo ibyemezo by'inkiko bishyirwa muri sisiteme, mu nkiko z'ibanze abaturage baracyitabira isomerwa ry'imanza. Gusiragizwa rero ni ikibazo gikomeye kigomba gufatirwa ingamba kugira ngo gicike. Abakozi bongeze ku wa kabiri RBA, abakozi mu rwego rw'ubucamanza bamaze guhanirwa ruswa, imibare iragaragaza ko nko mu mwaka ushize, mu mwaka w'2024-2025, abakozi 13 bose bahanwe kubera ruswa. Icyo rero ni ikigaragaza ko ruswa tutayihanganira. Ikindi navuga ni uko mu myaka 20 ishize, ni ukuvuga kuva ku mwaka w'2005 kugera mu mwaka ushize, abakozi 57 barirukanwe kubera ruswa. Iyo tuvuze abakozi haba harimo abacamanza, haba harimo abanditsi n'abandi mu bindi byiciro bagera ku baturage. Iyo rero ni imibare igaragaza ko ruswa itihanganirwa, ariko si na ruswa gusa, ni imyitwarire itari myiza, yose ntabwo yihanganirwa. IECMS byagaragara bite, byashoboka bite kugira ngo igere ku muturage? Ubundi kuburanisha hifashishijwe ikoranabuhanga byashyizweho nk'imwe mu ngamba zo kurwanya ruswa, zigamije kugabanya ihura ry'umucamanza n'umuturage, ariko binagamije no gutuma ubucamanza bw'u Rwanda bugendera mu cyerekezo igihugu cyacu kirimo, ari nacyo cyerekezo isi irimo. IECMS rero kugira ngo umuturage ayigireho access, akenshi abifashwamo n'avoka umwunganira. Aba baba barahamagaye uyu muturage muri ubu buryo, ngo ni ikibazo kiba gikomeye, kuko nk'uko nabivuze, iburanisha rirategurwa, ari umucamanza aritegura, ari umuburanyi aritegura, ari avoka aritegura. Nta muntu ukwiye gutunguzwa kuza kuburana, ntabwo bikwiye. Iyi ni imikorere mibi, ni ubunyamwuga bukeye. Tukaba twizera ko ubwo baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntiribarikisha isuka, ubwo nacyo ni ikibazo urwego rw'ubucamanza rugomba kwiga uko cyakemuka. Igihe Ntabareshya yabajije ati ruswa hakorwa iki kugira ngo iranduke? Buriya ruswa kugira ngo iranduke birasaba ko twese nk'abanyarwanda twemera ko ari mbi, twiyemeza kutazatanga ruswa, kuko akenshi ruswa tuyitanga tugura ibyo dufiteho uburenganzira. Iyo ugiye ntagiye kure, ahangaha i Nyarugenge mu nkiko z'i Nyamirambo, abaturage uzahasanga bose bazakubwira ngo hano nta butabera wabona utagize icyo utanga. Wagera mu nkiko z'ubucuruzi zo, dore ko baba baburanije imanza z'amafaranga asobanutse, icyo bakakivuga. Rimwe na rimwe wakurikirana, wareba uko urubanza rwaburanishijwe, ugasanga rukurikije amategeko, ariko ugasanga ari umuburanyi, ari avoka wagiyeyo, ugasanga bose ni uko babyemera. Icyo rero bisaba ni iki? Icyo bisaba ni uko nk'inzego duhurira ku inshingano yo gutanga ubutabera. Ahangaha ndavuga abavoka, ndavuga abagenzacyaha, ndavuga abashinjacyaha, ndavuga abacamanza mu nkiko zose, ndavuga n'abaturage ubwacu. Dukwiye kumva ko ruswa ari mbi. Ruswa ni mbi, by'umwihariko ndagira ngo mvuge mu rwego rw'ubucamanza. Ruswa ushobora kuyitanga mu rukiko rw'ibanze wenda bakayakira, wagerageza mu rwisumbuye bakayakira, ariko ntabwo mpamya ko uzagera mu rukiko rw'ubujurire icyakirwa.
cyangwa mvuze mu karengane mu rukiko rw'ikirenga ruswa icyakira. Hari aho igera igahagarara, hari aho igera tukagufata. Ruswa rero ni mbi. Icyo navuga cyayirandura cyonyine ni ukwiyemeza kw'Abanyarwanda bakumva ko ari uburenganzira bwabo, ntihazagire ubashuka. Urukiko runaka bashobora kukubwira ko nta butabera uzaba. Hano dushobora kuguha urukiko rukava n'ahandi rukaza rukakuburanisha. Urwo rubanza rwawe dushobora kurushakira abandi bacamanza, inteko iteye uko twayikora kose ikaza ikakuburanisha. Ipfa kuba igizwe n'abacamanza bahuje ububasha n'abagombaga kuburanisha urubanza rwawe. Ariko icyo nshaka kuvuga tutageze naho, abacamanza bo ni inshingano yacu. Niyo mpamvu dufite serivisi y'ubugenzuzi bw'inkiko, niyo mpamvu dufite RIB, niyo mpamvu dufite Abanyarwanda b'umutima, niyo mpamvu twashyizeho uriya muyoboro abaturage bahamagaraho utishyurwa, niyo mpamvu twese duhari. Ruswa bakwiye kumva ko atari amahitamo, ruswa bakwiye kumva ko atari amahitamo meza, kuko hari n'abayitanga. Buriya ntibazabashuke urubanza rwatanzwemo ruswa, urarusoma ukayibona, ntumenye uwayiriye uwo ari we, ntumenye uwayitanze uwo ari we, ntumenya, ariko ufashe n'uwo mwanya wayidemonta ukababona kandi ukabafata. Urubanza rero ruciye nabi, intera rwaba rugezeho iyo ari yo yose, urubanza rusubirwamo, kuko ntabwo Abanyarwanda bose bazemera akarengane, kuko ruswa ikikora si ikindi, ruswa ibyara akarengane. Wowe urayitanga ukabona ibyo ushaka, ariko wowe wayitanze mwaburanaga we yarenganijwe, bizaza mu karengane, bizagaragara, kandi cya cyemezo kizahindurwa uko byagenda kose. Ruswa rero kugira ngo iranduke ni ukwiyemeza nk'Abanyarwanda tugakurikira politike y'igihugu cyacu. Murabizi ko ruswa itihanganirwa, no mu bucamanza ntiyihanganirwa, ntishyigikiwe, kandi Abanyarwanda abanyamakuru niyo mpamvu twabahamagaje mubabwire ko ubutabera ari uburenganzira bwabo kandi ko butagurwa. Ubutabera ni uburenganzira kandi ntabwo bugurwa. Ku birebana n'ubuhuza ndetse n'ubundi buryo bwose dukoresha dukemura ibibazo bitabaye ngombwa ko tuburanisha imanza, nabwo bwatekerejwe nk'uburyo bwadufasha kwihutisha gutanga ubutabera, ariko nanone bukadufasha no kuba byadufasha kurwanya ruswa, kuko ubu buryo bwose busaba ko umuhuza cyangwa se umushinjacyaha n'urukiko iyo twagiye mu manza nshinjabyaha cyangwa se uwakoze icyaha n'uwagikorewe baba bari kumwe. Icyo gihe rero iyo bari kumwe ari bo ubwabo bumvikana, nibwira ko nta mpamvu yo gutanga ruswa. Iyo abantu biyemeje gukemura ibibazo mu bwumvikane, nta mpamvu y'uko hagira uruhande rutanga ruswa, kuko ubwumvikane ni ubwa bombi n'inyungu ni iza bombi. Kesi ya Ishimwe Dieudonné ngombwa iravugwaho n'abasabwe kugira icyo bayivugaho, ni kimwe n'iy'agakwerere. Reka njye ku kibazo cya Jean Paul kirebana n'umucamanza wahanishijwe amezi 6 adahembwa. Buriya imyitwarire y'abacamanza ni ikintu dushyiraho imbaraga cyane. Imyitwarire yabo ifite amategeko ayigenga, ifite n'ibihano igenewe. Uyu mucamanza wahanishijwe iki gihano by'umwihariko ndabivuga ubwo tuvuga serivisi mbi, ni umucamanza watanze serivisi mbi ku baturage mu rukiko rwisumbuye rwa Karongi, wagize isubika mu rubanza rumwe inshuro 19, ndetse umenya hari n'urundi yasubitseho inshuro 13 niba bizibuka neza. Ibi ngibi tubivugiye kugira ngo mwumve ko gusiragiza abaturage ari ibintu bitihanganirwa, ndetse munumve ko hari n'abantu basa nkaho baba bari mu gihugu cyabo, abantu batinyuka. Muri iki gihugu kirimo telefone, muri iki gihugu
umuturage yihamagarira umuyobozi. Muri iki gihugu umuturage aza hano tukamwakira, ugatinyuka ukamusiragiza ku buryo urubanza usubika izo nshuro zose, kandi buri nshuro we yitabye ku rukiko. Murumva ko ari ibintu biteye ubwoba. Ni ibintu biteye ubwoba. Buri muntu wese ashobora kwibaza ati yifuza iki? Ese ni uburangare? Ese ni uburwayi? Ese ni uko aba mu gihugu atazi amahame kigenderaho, aba mu gihugu atazi politiki yo gushyira umuturage ku isonga ikiyobora, aba mu gihugu atazi ko ubutabera ari uburenganzira bw'umuturage? Bigenda biti? Iki rero ni igihano. Iyo umuntu buriya yahanwe akarangiza igihano akagaruka, burya iyo atikosoye ingaruka zikomeye kurushaho zimugeraho. Ntabwo rero ishobora kuba inkomoko ya ruswa, kuko aba azi neza ko we nibura yakuwe mu bandi, azwiho iyo mikorere mibi, aba agomba kurwana no kwikosora agakora neza, kandi atakora neza agakurwa mu bandi, agasimbuzwa n'ukunda iki gihugu n'ukunda Abanyarwanda, akabaha agaciro kabo. Karegeya Omari yabajije ikibazo kirebana n'umucamanza witwa Kamanzi i Musanze, mu rugereko rw'urukiko rukuru rwa Musanze. Ati ese iyo ibyo yakoze hari abo byagizeho ingaruka, byo bigenda bite? Ibyo yakoze iyo bifite abo byagizeho ingaruka, akenshi murabizi ko inkiko uko zikurikirana. Uyu ni umucamanza wo mu rukiko rukuru. Hejuru y'urukiko rukuru hari urukiko rw'ubujurire, hari n'urukiko rw'ikirenga. Ibyo yakoze iyo bifite uko byarenganije umuturage, icyo gihe bikosorwa n'urukiko rwisumbuyeho, kandi uwumva hari uwaba yararenganijwe n'ibyemezo yafashe, icyo gihe yatugana tukareba uko amategeko abiteganya, agahabwa uburenganzira bwe. Ibyemezo byafashe bidakurikije amategeko bigakosorwa. Ndagira ngo mwese mbashimire. Ruswa ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gisaba ko dushyira hamwe imbaraga kugira ngo tukirwanye aho kiri hose. Ndashimira abayobozi, nk'uko bigaragara ni abayobozi dufatanya, kandi ni abayobozi duhuje imyumvire ya politiki y'iki gihugu, ku buryo kurwanya ruswa ntabwo ari ibyo bingingirwa. Barabizi ko nta yandi mahitamo uretse kuyirwanya. Ibyo rero imibare irabigaragaza, kandi urugamba rurakomeje. Abanyamakuru namwe turabashimira. Abanyamakuru by'umwihariko abanyamakuru bagira ibiganiro byo kwigisha abaturage, turabashimira kuba mwitabiriye iki kiganiro, ndetse n'ababa batabifite, nubwo nzi neza ko kwigisha abaturage ari imwe mu nshingano z'umunyamakuru w'umwuga. Turabasaba muri iki cyumweru kudutera ingabo mu bitugu, mugasobanurira abaturage ububi bwa ruswa, mubabwira ko n'abazitanga baba bakoze ubusa, kuko imbaraga za ruswa zigiraho zigarukira. Dushobora kutayifata ikaduca mu cyuho, urubanza rugacibwa nabi cyangwa idosiye igakorwa nabi ku rwego rwa mbere, ariko mujye mumenya inzego zose uko zikora mu buryo bw'uruhererekane. Ntabwo umugenzacyaha wo ku rwego rwo hasi azakora dosiye nabi ngo muzibwire ko izagera no mu bushinjacyaha ngo abe ari kwimera. Aho hose irasuzumwa. Niyo wabaca muri humye ntibizagera mu rukiko ari uko bimeze. No mu rukiko nubigenza utyo ku rwego rwa mbere, ntabwo mu bujurire bizaguhira. Icyo rero ni ikintu abantu bakwiye kumva,
niyo wabishobora bikageraho umuturage uzaza akagaragaza akarengane ke, idosiye igasuzumwa tugasangamo ruswa, ibyo wari warisuye ukuri warabibyiniriye bizagupfira ubusa. Ruswa rero abanyarwanda ntibumve ko ari mbi, bumve ko nta kimaze, by'umwihariko mu butabera. Ubutabera ni uburenganzira, kandi uburenganzira tubutanga dukurikije amategeko. Impamvu tuba twagennye iki cyumweru n'izindi ngamba zigamije kurwanya ruswa ni uko tuzi nyine kwihari, ariko kuri hari nicyo tubereyeho kugira ngo tuyirwanye. Abagira ngo mbashimire ko ubutumwa bwacu bwakiriwe. Abanyarwanda bumve ko mu nkiko bafite uburenganzira bwo kwakirwa neza, bafite uburenganzira kuri serivisi nziza, kandi na bagenzi banjye dukorana mu rwego rw'ubucamanza bumve ko dufite inshingano yo guha abanyarwanda serivisi nziza, kuko nicyo igihugu cyadushyiriyeho. Kandi twumve ko umuntu ntanezezwa gusa no kuba yicaye mu mwanya, akwiye no guterwa n'ishema no gukora ikiba cyamuzinduye, kandi akagikora uko gisabwa. Burya igihembo cya mbere nkeka ko atari umushahara, igihembo cya mbere ni satisfaction, ni ukunyurwa n'uko wakoze icyo usabwa gukora. Icyo rero nitukigeraho, ntabwo dushidikanya ko ubucamanza bw'u Rwanda buzazamurirwa icyizere n'abaturage, bukazamura ya mibare mwumvise. Buriya dushobora kwishimira ngo turi aba gatatu muri Afurika y'Iburasirazuba, mukagira ngo turi heza cyane, ariko iyo wigereranya n'abarembye kuri wowe, burya nawe uba ufite ikibazo. Dukwiye kwigereranya n'abeza. U Rwanda ntabwo rwigereranya n'abarwaye nk'ibyo rurwaye, nk'ibyo turwanya. U Rwanda rwigereranya n'abeza. Muri iki ntego yacu tuyihanike, urukiramende turushyire hejuru. Kwigisha turabishoboye, kuvuga turabishoboye, kurwanya abarya ruswa n'abayitanga turabishoboye, mu buryo bwose kugera ku guhana. Aba rero bayobozi b'inzego zitandukanye ngira ngo bashimire ku mwanya wanyu, bashimire ku ruhare rwanyu, shimire bagenzi banjye bari muri iki cyumba bitabiriye iki kiganiro. Abanyamakuru namwe turabashimiye cyane, kandi umusanzu wanyu ni ntagereranywa mu kuzamura imyumvire y'abaturage. Kandi ibiganiro byanyu mujye mumenya ko tubikurikirana, turabikurikirana. Bidufasha kumva ubutumwa mutanga, bidufasha kumva inyigisho mutanga, bidufasha kumva uko mutubona, ndetse mukaduha no kumenya ibibazo abanyarwanda baba bafite, twaba tutabizi tukabifatiraho tukabikurikirana. Muri abafatanyabikorwa b'ingenzi rero, mukomerezaho. Murakoze. Acho que